Ndabashuje kandi nanone ni Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira uburyo butatu Imana isubizamo. Ni byiza ko tumenya uburyo Imana idusubirizamo amasengesho yacu. Iri jambo gusubizwa biboneka ko hari abantu baryumva mu buryo butari bwo. Ukumva umuntu aravuze ati ubu jyewe nibereye mu bisubizo, cyangwa se ati kanaka yarashubijwe. Umuntu akavuga gutyo igihe gusa yabonye ibyo yashakaga cyangwa se ibyo yasengeraga. None se byaba bishatse kuvuga ko igisubizo ari uko Imana yakoze ibyo dushaka gusa? Oya, ibyo ntibikabeho. Igihe cyose ushaka ko Imana igusubiza ibyo ushaka gusa, umenye ko hari ikibazo kandi gikomeye cyo kutamenya Imana, kandi kizahoraho igihe cyose utizeye Imana ngo iguhitiremo ibikwiye. Turebe uburyo butatu Imana ishobora kugusubizamo. Imana ishobora kugusubiza ivuze yego, Imana ishobora kugusubiza ivuze tegereza, kandi Imana ishobora kugusubiza ivuze oya. Ibi byose ni ibisubizo bishobora guturuka ku Mana, kandi bikaba ari byiza mu gihe cyabyo. Yego ni igisubizo cyiza umuntu wese yifuza kumva. Nta muntu utishimira kumva asabye akabwirwa ngo yego. Cyane cyane ku Mana rugira byose, akenshi Imana isubiza yego iyo usaba ikintu gihwanye n'ubushake bwayo, kandi n'impamvu igutera kugisaba nayo ikaba ihuye n'ubushake bwayo. Iyo dusaba Imana, ubushake bwayo buba bushingiye ko ibyo yaduha bitazatubera impamvu yo kujya kure yayo, cyangwa ngo bigire ingaruka mbi ku bandi bantu mu gusenya ubwami bwayo. Mu gitabo cy'Ingoma za kabiri, igice cya mbere, umurongo wa 11 kugeza ku wa 12, Bibiliya iduha urugero rwo gusaba neza. Nahanditse ngo nuko Imana ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo biri mu mutima wawe, ntiwisabire ubutunzi cyangwa ibintu cyangwa icyubahiro, cyangwa ngo abakwanga bapfe cyangwa kurama, ahubwo ukisabira ubwenge n'ubuhanga, ngo umenye gucira abantu banjye imanza abona kwimikiye. Ubwenge n'ubuhanga urabihawe, kandi nzaguha n'ubutunzi n'ibintu n'icyubahiro bitigeze kubonwa n'umwami n'umwe wo mu bakubanjirije, kandi no mu bazagukurikira ntawe uzagira ibihwanye n'ibyawe. Aya ni amagambo Imana yabwiye Salomo. Salomo yasabye neza ku buryo byanejeje Imana, maze bituma imuha n'ibindi bikomeye atasabye. Imuha ubutunzi, imuha ibintu by'icyubahiro ngo bitigeze bigirwa n'umuntu uwo ari we wese mu bamubanjirije, kandi nta n'uzabigira mu bazamukurikira. Niba ushaka yego ivuye ku Mana, wige gusaba nk'umwami Salomo. Imana ishobora gusubiza oya. Oya birumvikana ko nta muntu n'umwe uyishimira. Nta muntu n'umwe wishimira kubwirwa oya ku kintu yifuza. Oya tuyihabwa ryari? Oya tuyihabwa iyo dusabye nabi. Ni ryari dusaba nabi? Igihe cyose turi gushaka ibijyanye n'irari ryacu. Bibiliya iratubwira ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Ni amagambo dusanga muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 3. Gusaba nabi nanone bishobora guterwa n'uburyo wegereye Imana mu gihe cyo gusenga, mu gihe cyo gusaba. Abantu benshi begera Imana bayibwira ibyo igomba gukora. Hari n'abatinyuka bakayibwira bati, niba uri Imana ukaba uriho, kora gutya. Urumva ko iyo usaba Imana muri ubwo buryo, nta bucuti burimo, nta mubano mufitanye, ahubwo ni ukugira ngo yigaragarize mu byo wowe ushaka. Aha rero nagira ngo ubwire ko Imana idategereza amatora kugira ngo ibe Imana. Imana ntabwo igirwa Imana nuko twayemeye, ubwo yabibaye ikigirwamana. Imana iri ukwiri, twayemera tutayemera izahora ari Imana. Imana ishobora kuguhakanira icyo uri muyisaba igihe uri muyisabira mu nyungu zawe zonyine. Burya kubera kutamenya intege nke zacu n'imbaraga zacu, no kutamenya ibyo tuzahura nabyo mu gihe kizaza, uhereye ku munota ukurikira uwo turimo, twebwe dusaba duhereye gusa mu gihe turimo.
ariko tuba tutazi ibyo mu gihe kizakurikiraho. Ibyo byose Imana yo ibibizi, hakaba ubwo ibona turi gusaba ibintu bitazajyana n'igihe kigiye kuza. Imana ishobora kuvuga oya kubwo kuturinda akaga, nk'uko byagenze kuri Pawulo. Dusome uyu murongo uri mu Bikorinto ba kabiri ibice 12 umurongo wa 8 n'uwa 9. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo, ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Sadraka, Meshaki na Abedinego ni urugero rwiza mu gihe bari bakeneye ko Imana igaragara kandi bakeneye gutabarwa kwayo, maze batangaza ibyiringiro byabo ku batayizi. Bemera gutanga ubuzima bwabo badashingiye gusa ku by'Imana ishoboye kubakorera, ahubwo bashingiye kuyimenya, kuyizera, kuyikunda no kwiyemeza kuyikorera, no ku mubano mwiza basanganywe. Maze babihamya muri aya magambo bati, niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko nawe itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari gukorera imana zawe, habe no kuremya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Ba Saduraki bajugunywa mu itanura ry'umuriro ntibashya. Ni amagambo dusanga muri Daniyeli ibice 3:17 kugera kuri 18. Ntabwo bigeze bavuga ngo Mana ugomba kudukiza, dore turazira wowe, niba uri Imana agaragara. Bari bazi ko Imana ibakunda, ko ibiri bubabeho byose iri bubigenze uko bikwiye. Imana ishobora kukubwira ngo tegereza. Imana igitubwira gutegereza. Zaburi 135. Ntegereza Uwiteka, umutima wanjye urategereza, kandi ijambo rye iryo niringira. Ni Zaburi 130 umurongo wa 5. Tegereza. Imana ishobora kukubwira gutegereza iyo uri gusaba ibintu bidahwanye n'ubushobozi ikubonamo, mbese bishobora kukugiraho ingaruka mbi kuko bikurenze. Dusome Matayo 25:14 kugera kuri 15. Bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Abaha umwe italenta 5, undi amuha 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye. Arazinduka. Hano uyu muntu yabahaye italenta, ariko ntabwo yapfuye kubaha gusa, yari abazi ngo yabahaye akurikije uko umuntu ashoboye. Burya umwana w'imyaka 10 iyo asabye se ngo amuhe imodoka yitware mu muhanda, naho yarira bingana iki, ntashobora kumwemerera kubwo kumurinda. Nuko n'Imana igitugenzereza. Guhera uyu munsi ujye wegera Imana uyibwire ikibazo cyawe, kuko kuyibwira ibidusaba. Kubwira Imana ni ukuyiha uburenganzira bwo gukora mu buzima bwacu, maze uyibwire uti nkorera ibyo ubona binkwiye. Iryo ni isengesho ry'abaziranye n'Imana. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibane nawe. Data, turagushimye kuri mwiza, turagushimye ko uri Imana idukunda, turagushimye ko uri Imana itwitaho. Data, uduhe kugira ngo tukumenye, tugusobanukirwe, tumenye kutwitaho, uduhe dushubije, uduhe ibikwiye kandi ukabiduhera mu gihe gikwiye. Koko uri Imana kandi uri umubyeyi. Urakoze Imana, uhabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu dusabye, amen.